ngewe ingero ntanga mba nzizi kandi abantu mba ndi kuvuga baba bari kunyumva ni couple y'abantu nzi barabakene no kuvuga ngo umuhungu we yari umukene umukobwa ariko nawe iwabo nyine bakanyakanya nyine umuhungu aza kubona udufaranga akajya atakaza kuri wa mukobwa akamuhereza ariko wa mukobwa yari afite umuhungu yikundira w'umukene cyane ariko amukunda pe byanyabyo ariko akabona niba ajya kubana kuko nta kazi afite nta bushobozi afite ntaho kuba afite akabona ntabwo biri gukunda ariko akaba afite undi umukunda ntabwo yari umukire ariko we yari yishoboye ni ukuvuga ngo rero ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi. Umukunzi wacu rero yaratwandikiye aravuga ati mbigenze ngiye ko byanshobeye Gisele ntabwo iki kibazo cyoroshye ntekereza muri mukobwa wese ageze muri situation turacyumva mu bwenge bwacu mu mbaraga zacu tumugira inama n'abakunzi bacu bazamugira inama. Ni umukobwa yatubwiye ati mfite imyaka 25 acyari na mutoya acyari muto cyane ati nakundanye n'umusore turakundana tumarana imyaka 4 dukundana hanyuma nyuma yaho aza kunsaba ko tubana ariko bitewe n'imico mibi nabonaga atangiye kugira ntangira kwanga ko twajya mu rukundo cyane ku buryo twanabana naramuretse dusa nk'abatandukanye h'umwaka umwe nyuma y'umwaka umwe naje kumenya ko yari afite undi mukunzi bari barimo bakundana muri iyo minsi nyuma yaho nawe baza gushwana ubwo ni nyuma y'umwaka aragaruka ndamwemerera ko ndamukunda cyane ndetse tunapanga ibintu by'ubukwe ariko nza kumenya yuko atigeze arikana n'uwo mukunzi we bahoze bakundana twaje gukora umurenge ubu hasigaye amezi 2 gusa kugira ngo dukore ubukwe bundi busanzwe ariko ndabizi neza yuko agikundana cyangwa kinaryamana ndetse ajya naryamana n'uwo mukobwa wundi bahoze banakundana nawe rero ikibazo mfite ni iki ngiki uwo muhungu ndamukunda pe ariko ntanyitaho yewe agira amafaranga menshi ntanyitaho igisuko cyane gishobora gusaza ntamenye yuko cyashazire ariko ubwo urumva dufite ubukwe mu mezi 2 none mbigenze ni ese mpagarika ubukwe ko n'ubundi anyereka ko atankunda ndetse nanamubwiye ngo acike kuri uwo mukobwa akabyanga mbigenze ni mungira inama ndabakunda cyane. Yo weretse umuhungu ko umukunda egare kugiye kwisuzuguza bye byabaye abakobwa rero twige kwiha agaciro. Twongeye kubasuhuza twongeye kubaha ikaze nizere ko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ndabasuhuje ni mu Rwanda aho tuba tugenda tugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye tugira inama umukunzi wacu watugishije inama ufite ikibazo kimuremereye ku mutima avuga ati ntago nabaho ndemerewe gutya reka numve icyo abandi babitekerezaho cyangwa ni iki society ibitekerezaho muri rusange kugira ngo bigufashe gufata umwanzuro utavuga ati ngenge nyine wawifatiyemo umwanzuro. Dukunda kubivuga abanyarwanda bivuga neza bakavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara so niyo mpamvu turi hano. Gisele waramutse wiriwe umeze ute? Waramutse neza nita Bisa ni mwiriwe mwiriwe amasaha yagiye meze neza urabibona ndi informe nge ntago meze neza urabona ariko nirange meze neza kuko ahubwo niwe meze neza kuri iri zuba ntago byoroshye kwambara ngo kambara hose biba bigoye so ndashima Imana nanjye. Hanyuma icyumweru kigeze hagati umeze uti? Shameze neza burya iyo umuntu ari muzima ibintu biba ari uburyohe. Niki kidasanzwe muri iyi minsi ihise wabonye? Ikintu kidasanzwe muri iyi minsi nabonye izuba ryinshi kugira inyota cyane uri kunywa amazi menshi n'ubushyuhe bwinshi cyane ubundi tukivuga izuba rijyana n'inyota nyinshi kunywa kenshi kunywa amazi menshi cyane ariko na minisante yarabivuze baravuze ngo muri iki gihe cy'ubushyuhe bwinshi abantu bihate kunywa amazi.
nabonye n'ubundi bushakashatsi buvuga ngo kunywa amazi menshi ntabwo ari byiza. Birashoboka bitewe like ureba nk'ibiro wowe wifitiye amazi ukeneye ntabwo angana nayo njye nkeneye. hari ubwo ngo wowe yanyweye wa none wahita wuma ngaho nyumve ahubwo narameze ngo ngajya mu bwonko. Birashoboka hari igihe ajya mu bwonko bikaba byatera uburwayi. Kwa njya numva ngo hari umuntu urwara indwara yo kugira amazi menshi mu mubiri niyo kubura amazi atagira uwumva ibindi. ariko kugira amazi menshi mu mubiri bibaho, iyo ndwara irahari. Zibaho. Ubwo rero bigendana n'ubundi irahari bigendana n'ibiro byawe bingana hari ukuntu usanga abantu barashyizeho formule ngo umuntu agomba kunywa litiro 2 ku munsi cyangwa 3. Oya, byose bigendana n'ibiro byawe, akazi ukora, aho uherereye hose ni ibintu biba biri bugendane. Anita cyane njya ntanga ikiganiro kijyanye no kuringaniza ibiro, usibye ko ngiye inshuti zanjye ngiye nkunda kubyibuha ariko sindenge hano, ariko nanone sinananuke cyane, ariko mba mbona unanutse waba ari sawa cyane. Nigize kwinanura kwa hari inyigisho njya ntanga zo kunanuka, hanyuma ndavuga ngo reka ngiye mbigerageze ndebe ko ibyo mvuga ari ukuri. Ndinanura ndananuka pe, ariko ku kigendanye n'amazi ntabwo ari byiza kunywa amazi menshi uyanywera ingunga imwe. Ngo kuri ababivuze ngo bikwedura amara ugasanga ugiye ufite igifu kinini. Ahubwo amazi kuyanywa ni byiza, ariko nanone ukamenya disipurine y'uburyo bwo unywamo amazi. Ubwo rero ni nabyo twavugaga, biterwa n'akazi ukora. Ikindi ntabwo amazi gusa tunywa ari aya ngaya nyine tuba dusutse ahantu tugeze aho tukura. None se mu biryo urya nta mazi aba arimo? Mu gikoma unywa aba harimo amazi, mu binyobwa unywa aba harimo amazi. Amazi rero aturuka ahantu henshi umubiri ushobora gukora. Yayandi ya hahandi ntabwo ariya ngo yabuze ibintu birakara, ibintu byagoranye. Rero turabasuje cyane, ni ikiganiro tubivugeho, ariko ntabwo twatangira ikiganiro cyacu tubivugeho utaratubwira muri Duseri bimeze bite, ese abakiriya bari kuboneka bimeze bite? Se turashimira abantu bagannye Duseri Limited muri iki cyumweru, muri uku kwezi rwose turabashimiye cyane. Ariko reka dushimire abafatanyabikorwa nka 3 tubavuge mu mazina. Duseri iba yatugejejeho raporo nk'uko tuyikora publicité, ariko tugate abakiriya n'aba byagenze ukunuko. Turashimira kampani yitwa PMP, ni kampani itanga akazi muri Duseri cyane cyane ku bintu by'ibyapa, design and printing. Baduha akazi gatandukanye kajyanye na design ndetse na printing. Turashimira Track nayo ni umufatanyabikorwa mwiza, ni ukuri kude chapeau. Turashimira irindi shuri ryitwa karya batubwiye ko ryitwa ngo CBC, ni agakereshi kari Kicukiro kitwa CBC. Gael na Joella na timu yindi mukorana turabashimiye. Turashimira umusista witwa Jojo Bella, abo n'abakiriya twabonye muri ino minsi muri uku kwezi, nawe turagushimiye. Turashimira Gigi ni company, ni clinique yitwa Gigi, ikorera mu Iremera munsi ya KCC. Kira kigo cy'abasirikare ni KCC, bakora munsi ya KCC. Chantal Duseri agushimira ko niwe ujya uhamagara muri Duseri, akora muri Gigi muri iyo clinique. Turashimira na Muhabura, clinique ya Muhabura ikorera na Iremera muri za nyubako za AR ziriya nshyashya ziri munsi ya stade. Bakura amenyo. Umuntu ufite ikibazo cy'amenyo mugane kuri Muhabura abakorere neza.
nanjye ndashaka gushinga kampani nzayita A&A, ibaze ko mfite izina rya kampani. ikora ibiki? Nzakubwira aho nshaka nanjye ibikoresho byanjye byose. Turongera gushima si muri duseri gusa, turashimira n'abantu batanze ibiraka kuri Mugi Rwanda bya publicité. Turabashimiye cyane. Nahoze mvugana na photographe na cameraman nawe yambwiye ko ibiraka byabonetse, so tubashimire cyane muri iyi minsi. Abantu mwese mwadukunze muri uku kwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa gatandatu kari mu gikomeje kudukunda. Turabishimiye cyane. N'andi makampani ashaka kuduha ibiraka byo kubakorera publicité, kubamamariza, turamamaza, ni mutugane rwose tubikora neza. Urumva ko twigiye twahere twamamariza duseri byaciyemo. Wa mpapa harya w'Ibutare Mugi Rwanda yakoreye publicité yitwa Ngukira niwe stage ngombwa nawe arakora. Disi ejo bundi yaje i Kigali yifuza kutubona ariko si byakunda. Murumva rero nawe nimba ufite kampani, nimba ufite ibintu ushaka kwamamaza, mugane Mugi Rwanda ibakorere. Yego, murumva rero ni byinshi cyane tubafitiye dusa. Nibyo nakubwiraga, nshaka gushinga kampani yitwa A&A. Sinzi izabikora ibiki ariko irahari. Uzaza n'amafaranga wigira umushinga. Cyane rwose. Vuba aha ndajya kugurayo computer, nabo bazanyamamariza, nawe urabyumva, ninyimara kuyishyira hano tayari bizaba byakemutse. So reka tugaruke mu kanya nyuma ho gatoya tugaruke ku kiganiro cyacu tubivugeho. Ariko se wabonye Kagarara muri no mesi ko ari kubica kabicika? Abakobwa bose niwe bari kubona. Ngo rero bari kubona resi nka sheri wanjye. None we yageze kwamamaza Chateau Le Mara na Delta. Ewa Kagarara yagiye. Umugisha w'umuntu wari nabonye abapasiteri batangiye kwihanurishwa ngo aragiye. Ajya he? Turamushinganishije mu izina rya Yesu. Kagarara rwose ubeho, wongere ubeho, wongere ubeho. Amafaranga akomeje azamuka. Cyane ukuri kw'Imana pe, uriya mwana w'umuhungu Imana imuri mwatuyeho kubaho, nabeho, yongera abeho. Jize ujye ubibona ko hari ukuntu umuntu abantu bavuga ibintu kenshi bikaba. Rega ururimi ni rubi. Hari igihe umuntu avuga ugashiduka wabyakira n'ubwoba bikaba ukisanga bise nk'uko ukuntu batangiye. Ndumva abapasiteri bagera kuri 3 batangiye kubivuga ngo mu musengere ngo nawe adapfa batagenda ngo nka runaka. Kuki se wa mugani batamusengeye ko agiye kwamamara ngo yamamare, none akaba yamamaka bamusengeye ko agiye guhomba akava ku isi? Ikindi buri hari ikintu batazi, umugambi w'Imana uratandukanye. Nimba Imana yarapanze ko umuntu agira igihe aba ku isi akakivaho, umva kandi gashya rero tutarajya muri tubivuga, ariko nayo ni nkaho ari tubivugeho. Ninjoro naraye nsetse wa muntu umva kuruba nakimba bwire rero umuntu witwa Yago na Gasuku kucyaka karumo utakanye bukije kwera. Noneho Gasuku aragira gutya afite amaboko ajya kumera nk'ayanjye akigira cya kipa. Yago nawe akijya nabirebye ngaseka ndaseka ngo mukize ngo kabagize ngo ni bato. Urugamba rwabo tuzarukizwa n'Abanyarwanda. Njyewe Yago nzishyura. Uzishyura iki se? Muri bato yabo yavuze ngo kwinjira n'amafaranga. Nzandi ku ruhande rwa Yago. Aboro wishyigikira uwo mwungana kujya niba namutwanya uzatabare. Kuko Gasuku azagwa mbere. Oya ofete bose ndabakunda. Gasuku ndamukunda, nkunda kwa kuntu yigira agafata kuri kugurwa akabayakonaza n'ukuboko. Ndamukurikira pe. Ariko noneho ngakunda na Yago cyane. Yago ndamukunda cyane pe. Rero iyi bato yanyu turahari tuzabashyigikira. Mva nasetse ndaseka ndatemba. Baraye bagukoreye umunsi. Mwankoreye ijoro ahubwo. Baraye bagukoreye ijoro twikomereza ikiganiro cyacu. So mukanya rero reka tuze tubabwirana tugaruka n'ikiganiro tubivugaho aho umukunzi wacu yari arimo atuvugisha inama avuga ati mbigenze nenge ko byanshobeye. Mukanya rero reka tuze tubabwirana tugaruka n'ikiganiro tubivugaho aho umukunzi wacu yari arimo atuvugisha inama avuga ati mbigenze nenge ko byanshobeye. Mukanya rero reka tuze tubabwirana tugaruka n'ikiganiro tubivugaho aho umukunzi wacu yari arimo atuvugisha inama avuga ati mbigenze nenge ko byanshobeye.
ni ikiganiro tubivugeho. Umukunzi wacu rero yaratwandikiye aravuga ati mbigenze ngiye ko byanshobeye. Gisele ntabwo iki kibazo cyoroshye, ntekereza muri mukobwa wese ageze muri situwasiyo turacyumva mu bwenge bwacu, mu mbaraga zacu tumugira inama, n'abakunzi bacu bazamugira inama. Ni umukobwa yatubwiye ati mfite imyaka 25, acyari na mutoya, acyari muto cyane. Ati nakundanye n'umusore, turakundana tumarana imyaka 4 dukundana, hanyuma nyuma yaho aza kunsaba ko tubana, ariko bitewe n'imico mibi nabonaga atangiye kugira, ntangira kwanga ko twajya mu rukundo cyane ku buryo twanabana. Naramuretse dusa nk'abatandukanye h'umwaka umwe. Nyuma y'umwaka umwe naje kumenya ko yari afite undi mukunzi bari barimo bakundana muri iyo minsi. Nyuma yaho nawe baza gushwana, ubwo ni nyuma y'umwaka aragaruka, ndamwemerera kuko ndamukunda cyane, ndetse tunapanga ibintu by'ubukwe, ariko nza kumenya yuko atigeze arikana n'uwo mukunzi we bahoze bakundana. Twaje gukora umurenge, ubu hasigaye amezi 2 gusa kugira ngo dukore ubukwe bundi busanzwe, ariko ndabizi neza yuko agikundana cyangwa kinaryamana, ndetse ajya anaryamana n'uwo mukobwa wundi bahoze banakundana nawe. Rero ikibazo mfite ni iki ngiki, uwo muhungu ndamukunda pe, ariko ntanyitaho, yewe agira amafaranga menshi, ntanyitaho, igisuko cyane gishobora gusaza ntamenye yuko cyashazire. Ariko ubwo urumva dufite ubukwe mu mezi 2, none mbigenze ni ese mpagarika ubukwe ko n'ubundi anyereka ko atankunda, ndetse nanamubwiye ngo acike kuri uwo mukobwa akabyanga, mbigenze ni mungira inama, ndabakunda cyane. Ukuntu mbyumva rero ni ukuvuga ngo ashaka ko bakora ubukwe, already umurenge waranabaye, umurenge warabaye, amezi 2, ubwo ni uje kandi amuca inyuma aranabimwereka, kandi ikindi nta n'ikintu ashobora kumumarira, ntamwitaho. Ubundi urareba muri relationship, iyo ukundana n'umuntu icyo nzi cyo umuhungu ugukunda agutakazaho amafaranga ye, iyo ntayafite se none uyo warayafite. Niyo ntayafite ndakubwiza ukuri, iyo abona udufaranga duke, utwo duke muradusangira, ni impamo y'Imana ino. Hari umuhungu ufite make, ariko ugasanga njya mbabwira ngo ngewe mba nifitiye ingero hafi aho ngaho, ngiye kubabwira ingero nk'ebyiri, kandi n'uyu mukunzi wacu abyumve. Urugero rwa mbere ni couple inzi, ngewe ingero ntanga mba nzizi, kandi n'abantu mba ndi kuvuga baba bari kunyumva. Ni couple y'abantu nzi barabakene. Ni ukuvuga ngo umuhungu we yari umukene, umukobwa ariko nawe iwabo nyine bakanyakanya nyine. Umuhungu aza kubona udufaranga akajya atakaza kuri wa mukobwa akamuhereza, ariko wa mukobwa yari afite umuhungu yikundira w'umukene cyane, ariko amukunda pe byanyabyo. Ariko akabona niba ajya kubana kuko nta kazi afite, nta bushobozi afite, ntaho kuba afite, akabona ntabwo biri gukunda. Ariko akaba afite undi umukunda, ntabwo yari umukire, ariko we yari yishoboye. Ni ukuvuga ngo rero ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi. Noneho baza kubana, abana na wa muhungu, abana na wa muhungu umukunda ariko we adakunda, ariko usa nk'ufite ubushobozi. Noneho ariko wa undi ufite ubushobozi aza kubona akazi ko mu ntara. Wa undi udafite ubushobozi yakoze iki? Yabaye inshuti n'ufite ubushobozi kugira ngo abone ukuntu azajya yinjira muri rwa rugo. Urumva? Agiye gukora mu ntara, undi rero akageza mu rugo, akagaburirwa, akarya, akaryama, kuwa gatanu nijoro akazajya gushaka ahantu ho kurara, kuzagera ku cyumweru nimugoroba wa undi asubiyeyo. Rimwe na rimwe no ku cyumweru akibarishwa ngo mbese ngo mbasure, ngo n'umutwara arahari, akaza aje gusura. Nyamugabo rero akajya ngo niwe utera inda, kandi nditerwa n'uwakunzwe kera, umwana wa mbere, umwana wa kabiri. Noneho wa undi w'umukene aza kubona akazi, amera neza, abwira umugore atumva rero icyo gahunda ukuntu imeze, ugomba kuza tukabana cyangwa ukampa abana banjye.
urumva njye nahuye n'umugabo ameze nk'umusazi. Umugore rero nta kundi kuntu yabigenjeje, yiyenjeje ku mugabo ngo bashwane. Kandi umugabo aritondaga arahenda biranga. Arangije aramubwira ati njye ngiye iwacu. Undi ati genda iwanyu nsigira abana. Isi ikintu yamubwiye, muri aba bana bose nta n'umwe wawurimo, nta n'umwe wawurimo. Umugabo arahatiriza ajya iwabo. Byarangiye se bapimye bakasanga nta mwana we n'umwe urimo. Urumva iyo ukunda umuntu atagukunda hari ingaruka zibaho. Indi couple nanone ni couple nanone y'umukobwa we mbese yari wa muntu nyine utabura amafaranga yo kurya, utabura kwigurira ako kenda, kwibeshaho mbese. Akundwa n'umusore we umusore nta kintu na kimwe afite, ntacyo pe, usibye ya mana yo mu ijuru ishobora kumugira neza. Urumva akabona wenda nk'udumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 5. Noneho baza gupanga bavuga ati rero bo barakundanaga pe, bitari iby'uburyarya. Noneho mu gukundana ariko umuhungu akaba yifite abandi bakobwa yikundira ku ruhande bafite ubushobozi buruta ubwa wa undi umushuti wiwe, ariko urukundo akarukunda uriye wanyawe ako nta kintu yigeze amumarira. Ahubwo wa mukobwa bakundana wa nyawe sometimes niwe wagiraga ikintu aspendinga ku muhungu amuhereza. Igihe kiza kugera baravuga ati ko nta bushobozi dufite twakwibaniye. Umuhungu aravuga ati narazengurutse pe, narazengurutse ahantu hose, mfata n'igice naga mu kirere, ariko nza gusanga umukunzi wanjye ari wowe, reka twibanire. Bafata gahunda yo kubana. Noneho urumva babanye, umukobwa abona udufaranga duke tubatunga. Umuhungu nta kazi afite, ariko nawe hari igihe sometimes agira opportunity, ariko kubera ari urukundo rwabahuje atari ibintu byo kuryaryana. Umuhungu yabonye 20,000 araza akabwira umusheri ati sheri nabonye 20,000. Yabona 10,000 sheri nabonye 10,000. Yabona 5 sheri nabonye 5,000. Abo bantu nkeka ko bameze neza kuruta bari bagiye mu murenge, sibyo? Rero ikintu nabwira uyu mukobwa, reka nkubwire, iyo umuntu atagukunda ntabwo aba agukunda. Kandi ikindi nanone hari umugani uvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Hari ikintu oreba, hari ukuntu abakobwa tujya twibeshya ngo ndamushaka ngo nitugera mu rugo azahinduka. Reka ntabwo wahindura umuntu ngo bishoboke, ntabwo bishoboka ngo kuko agiye kunshyira mu rugo ngo ashobora kwanga, kuko hari abasore bafite that mindset bavuga ngo ntago na spending amafaranga ku mukobwa utari umugore wanjye, ngo se nanyanga. Ukumva ngo nugera mu rugo ngo nibwo azayaguhereza. Reka nkubwire indi system abagabo bajya bibeshya bagakora, ariko bakunda kuyikora cyane, akavuga ngo ngiye ngo nzagira umugore wo mu rugo, ngire n'abandi dusohokana. Hari igihe ashobora kuba yarakwemerera ngo mujye mu murenge, ariko uzaba umugore wo mu rugo n'ubundi nibyo. Ntugire kuko ndakubwira none kimbabaje muri iyi story ye twaraganiriye neza. Kurumva ngiye iyo nyandikiye ukambwira nk'ikibazo cyawe ntago mberekeraho, kuko hari details nimba nkeneye zo kugira ngo tubone uko tubiho. Arambwira ati uwo mukobwa n'ubundi ni wa mafaranga yose ya spendinga. Uwo ngo bisokanira ntabwo akani inshoreke, kuko rede nta mugore n'umugabo mu murenge byemewe n'amategeko. Ubwo numva ni nk'inshoreke. Arambwira ati umukobwa nta ahora ahindura igisuko mu gihe ngewe we kuko uwo mukobwa none ikintu cyababaje yarize, ni umuhanga, afite akazi keza. Ikindi kintu nabonye Anita, ikintu nabonye kindi, igitsina gore ntabwo tubiha agaciro kandi biratubabaza bikanatujyana kure cyane. Rimwe na rimwe nitwe twitera indwara. Buriya umuhungu iyo wamwetse kumukunda egare kugusuzugura. Abanyafrika dutandukanye n'abazungu. Umuzungu iyo umweretse kumukunda arabyishimira, abiha agaciro, akanabigukundira. Ariko mu Banyafrika iyo weretse umuhungu kumukunda egare kugiye kwisuzuguza bye byabaye. Abakobwa rero twige kwiha agaciro. Ubwo rero uwo mwana w'umukobwa arababaye, gusa yararimo yibaza tugira societe mbi
sosiyete yacu nyafurika by'umwihariko mu banyarwanda cyangwa mu Rwanda biba bitangaje ko umukobwa ngo yakoze umurenge ngo none ngoma yaje yenda arayihagaritse nyine bafite ubwoba ufite isoni zo z'uburyo bazagufata noneho hari ukuntu ibaze ko yatinyutse akambwira ngo sikoze wakose ngo umuruho ngutangiye kare none se kuki wajya mu muruho wamaze ureba umurenge se bivuze iki ndanye ndamubwira ni rero wa mugabo we ubwo nyine rero hari ukuntu tuba tuganira ariko naravuze ni reka tubizane nanga tuganire ndavuga se numara kugera mu rugo bizikubaka kabiri bajya bavuga ati ingeso y'umuntu mudetinga aka kanya nimba ifite aka kanya nimugera mu rugo izikubaka ahubwo noneho sheri none nuhagera azakuzanira n'abana baba ndi yabyaye uba rero utarababyaye kandi warabyinjiye mu bihugu noneho abana rero mva rero umusaraba ugiye kwikubitaho ibuye ubonye ikibazo hakiri kare azakuzanira abana bazaza ari ikigeragezo ntabwo uzabareba neza niyo wanabakunda ntibazagukunda nta kiza umva umwana utabyaye umukorera neza ariko niba gakeya cyane abona kuri kubikora ubwo rero nicyo twababwira ndetse hari n'abandi nanone usanga ari muri rukundo ariko adakunzwe kandi abizi neza ukafata umwanzuro ukajya mu rugo ngo utegereje ngo uzishima mu rugo ngo uzamuhindura n'abantu mu rugo ni ijuru rito ibyo utazanezererwamo urajya kumara yikira ibyo uri kubona utarahagera nuhagera uzabona ibirenze gutya kabiri ngewe nama namugira rwose ntabwo yakwitwaza ngo niko zubakwa ku babyeyi ba kera ubu byarara bari bazi kwihangana kandi nta n'ibintu by'ibirangaza byinshi cyane byabagaho urumva ubu ngubu harimo impfu nyinshi kwicana kutihangana amastroke ibintu ejo urwara ibibyimba ubura umuntu ukuvuza ejo urwara kanseri kubera agahinda wabiretse ngewe nabireka bajya bavuga ngo umugabo wundi niwe ukunda tw'abagore cyangwa igitsina gore turaganduka tusabwa kuganduka ugandukire ku wagukunze iyo nicyo nanjye nshaka kukubwira kuko ntabwo wagandukira umuntu utagukunze ariko kuko yagukunze nimba atagukunda gute utinyuka kugandukira umuntu utagukunze kuki wumva ugiye kujya muri wa muriro utazabasha kuzira hari ukuntu wishyiraho umusaraba wumva umusaraba yagiye mu murenge abizereka naho najye yari abizi ariko tangira kugarura akenge nyuma ibyo kuvuga ngo abantu ngo bazakuvuga ngo bazagira gute ariko aho uzaba uryamye uri kurira warwaye ntabwo bazaba bahari uwo mubabaro ntabwo bazaba bari kuwumva mvomye ko bakuvuga bikarangira ariko ukabaho neza ubwo reka ndakangaruke ku muryango wawe ugiye kubaka aka kanya nyuma y'uko wenda ibyo birabaye urihanganye kuko abadamu bazwi ikintu cyo kwihangana urihanganye urwo rugo urugezemo byara rimwe byare kabiri none arahita abona usa umuntu utaragukunze mudetinga utaragukunze gutereta arahita gutera abana ashobora kutaba atabigaragara ariko abana bazakurira mu gahinda ko kubona ko ababyeyi babo batakundana bahore bavuga ati wanjye kadakunda mama abana cyane nk'abahungu ahita avuga ati ese umwana nimba papa ari yumve ko ariko abagore bafatwa yumve ko umugore ahubwo ajye agira ubwona bwo kuba yayishaka cyangwa yumve nanashaka ashake ariko ajya amufata nabi ku bana b'abakobwa buriya nk'iyi hari nk'umwana w'umukobwa ureba agahita avuga ati gute mama wanjye yabayeho muri ubu buzima ubwo abagabo bose ni kimwe musaza wanjye kera papa yigeze gukubita mama tureba twari abana kamusaza wanjye azashaka umugore noneho umugore yashatse nyine yashatse umunyamurenge ninjya kumva numva imanza ngo aramukubita umugabo akubita umugore noneho akamukubita atari uko amwanze yari namukundaga cyane mbarezima ko umusaza wanjye ntabwo akiriho noneho nza kumubaza kandi umugore agakunda umugabo n'umugabo agakunda umugore ariko se kujya ukubita umugore umuhora iki ngo none se ngo papa ntiyakubitaga mama ngo nyine umugabo ngo umugore yadakubiswe ngo ntabwo aba yitwa ko ari umugabo kandi nta kosa yakoze wa nafashe igihe cyo kumwicaza ndabuganiza ndavuga ati iyo ni karande mbiri kukwataka just kumva ko ugomba kumukubita gusa nyine ngo kugira ngo mbe umugabo imagine ubwo rero nicyo navugaga ibyo byose ni ibintu buri kwikurura bizaza bikakugwaho ndabikubwira kandi utaragera mu bana bawe ntabwo urarugeramo kuko ni muri abana numara kurugeramo
ibyo byose ni ingaruka uzagenda uhura nazo ugenda ubona cyane. ngo ntituvuze n'izindi nyinshi izo ndwara ashobora kukuzanira yakuye kuri uwo mukobwa cyangwa yakuye ahandi yagiye gusambana. Ibyo byose ni ibibazo biba bizagenda byose bikaza bikakwirundira ku mutwe ugaguhangayikisha kandi ugifite iki kandi nurwara kanseri bivananye n'agahinda kenshi wagize ntabwo akuvuza iki. ese umuntu ngiye mpora bibabwira abakobwa umuntu utakwitayeho mu gifiansanye ntabwo azakwitaho uri mu rugo rwe ntutegereze ngo nimugera mu rugo ngo nibwo azagukunda amaze kukubyaza kabiri amaze kukubyaza gatatu yagukundamo iki kayitabona uri icyo nyine uri icyo ngicyo uri igisogoro kiri aho ngaho. niyo mpamvu twiyubahe twihesha agaciro cya mbere na mbere nk'abakobwa tugadukira abagabo ntabwo badutegeka gukunda umugabo badutegeka kumugandukira ariko wowe utegetswe kwikunda mbere y'uko ukunda cyane. so twikunde tw'abakobwa mbere y'uko tujya mu rugo. hari umukansara w'urukundo ajya abivuga ndamukurikira cyane ajya akunda kuvuga ati mbere yo gushinga urugo ikunda 100% mbere yuko utangira kujya mu rugo nutikunda ntago umwana wasoba uko azagukunda pe nutita ntago azakwita kuko banakunda abantu biyitaho erigamaye ntago tuje kuvuga ngo umugabo n'umwana wundi ariko mbere yuko ugandukira uwo mugabo ushaka mu bana banza wikunde wishyire imbere y'ibindi byose cyane wiyiteho uko kwitaho kwa niko kuzamukurura kuko abagabo bakunda umukobwa ngo twaze tubivuga bakunda umugore wiyitaho wikunda wiyumva nyine bakobwa rero tubagiriye inama ariko ubwo ngubwo no muri comment section mumugira inama akora iki ese ahagarika ubukwe bamuseke cyangwa yihangana rugemo niko zubakwa z'iki gihe ibyo bintu tubihineme byuko ariko zubakwa. so twari turi mu kiganiro tubivugaho rero mumugira inama kuko araremerewe cyane umutima we ntago tuje kuko urumva iminsi arayibarira ku ntoki amezi 2 ni makeya cyane rero mumufashe atajya mu murira ureba cyangwa akagwa mu cyangwa ajye muri niko zubakwa cyangwa ajye muri niko zubakwa azakomere kuko ngo hari abandi hari abantu bagendera ngo hari abandi nabo zubatswe nabo bagiye bashinze iryinyo ku rindi zirubakwa nta mwana urazamo kuko abo ngabo bubatse hari igihe avuga ati reka nshikame ku bana banjye akaba ari bo mberaho wowe ntawe uragira kuko ubundi gutandukana kwa papa na mama n'abana kenshi na kenshi umugore yanga kwahukana kubera abana discipline cyangwa education y'abana ariko nimba umuntu ataraguteye inda akaba nta mwana ufite n'utwo dufaranga abakobwa bavuga ngo barakurikira ku basore natwubona urajya kwiyahura ushaka iki urajya hehe. so nibyo ngibyo twavuga byinshi ariko mumugira inama namwe mutubwire murabyumva muti ese akomeze urugo akomeze ubukwe cyangwa abanze yikunde mbere na mbere yicara yitekerezeho kugira ngo ahasigaye n'aho abakunzi bacu. so ndumva twanasoreza ngaje zera twavuze ibintu byinshi ariko ntago twagenda tutabwiye abakunzi bacu ko tubakunda turabakunda umva twifuzaga abasabu 3,000 twamaze kugira 3,250 mukomeze mudushyigikire tugere ku 5,000. ikindi twifuza ko komenti zizamuka ziri kuzamuka rwose udutima twinshi cyane. abakozi ba Mugi Rwanda turabakunda turabashimiye mukomeze mudukundishe n'abandi twishimire cyane turabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza.